barabataka ahubwo dore abangaba icyo bari gukora iyi groupe mayo jaune irimo Enoke abangaba bo rwose bahisemo kuva mu gishyamba izafasha umwanzuro wo gukurira ino groupe kuko nabo bamaze kwerekeza Funda mu byumve neza yuko ibiyakomeye komiseri kubwira abantu bose bari imbere y'abahungu mugende kubera ko abasiganwa bagiye kumanuka bajya ku kiyaga cya Kivu bajya kureba abantu bategereje hano ku murongo bababwira bati ibyo mwadutumye kuva i Karongi tubigishije mu karere ka Rubavu Decrek afata Lore ahitamo gukurura mubona ko Christian mararuhura amaguru kugira ngo mukanya nawe abikore gi groupe mayo jaune ndetse na Mugisha Moise nabo bagera uruganda rw'icyayi rwa Pfunda kugira ngo batangire kumanuka berekeza hano mu karere ka Rubavu gusa imbere yabo mu byumve neza harimo abakinnyi benshi hari breakaway mwibuka neza yagisigaramo abakinnyi bagiye basigaramo hagati yabo kuko namubyibuka neza mu kanya ko batwara ku musozi wa Rambo abari babiri na Curtis yararo hafi bivuze ko turaza kubona rero ikirero riko gahangaha tugiye kubona kurwanira etape ni isiganwa rya mbere ndetse tunabone isiganwa rya kabiri ry'iki rya mayo jaune ngabo babiri rero Kreci ndetse na Decrek ababiri bombi bafashe umwanzuro barimo barakina neza cyane barimo baraganira muri rurimi rwabo mu gihugu cy'Ububiligi bakumvikana ko bagomba gukorana kubera ko i Bruxelles barabategereje iriyeje barabategereje nibyo rero ibirometero bya nyuma kugira ngo dusoze ubu hagiyemo umunota n'amasegonda 40 hagati y'abasore babiri bari gushaka etape ndetse na Curtis ururimi rwa tu urumva Curtis harimo amasegonda 40 ni muzima cyane reba uburyo ahita umugongo none wavugaga indege arimo arabaye reba uburyo inyoni ubundi inyoni ngabasore babiri rero reka twego bwizi ntwari za Rubavu kubera ko binje muri Rubavu 16 bafata icyemezo cy'uko bagomba kugenda uwabo yego kugenda wabareyo yego kugenda wabareyo wambabariye mwumva rugendo ruzanye Rubavu kilometero 5 zanyuma kuri abasore rero kilometero 5 kuri Kreci ndetse na Decrek n'ababiri babiri bakina mu makipe abiri atandukanye muri NS ndetse n'ikipe yakwe ngicyo cya kimodoka nababwiraga ko cyatumye imodoka zari zibari imbere zose bazikuraho harimo n'iyi moto muri kureba igahitamo kuba turutira kubera ko ahangaha moto bigenda ku igare barigenda kurusha moto bamanutse rero berekeza mu karere ka Rubavu bagiye gufata akantu gatambika gatoya akantu kakazamuka gato bahita bamanuka ku kiyaga cya Kivu n'ahangaha mugiye kwita bagiye kumanuka ahangaha bakati cross rikomeye cyane hano imbere ubundi berekeze ku kiyaga cya Kivu imodoka yemerewe gusigara imbere nibyo rero yakaba ari mayo jaune Jageni umunota amasegonda 40 shaje ku aje yamaze gutanga mayo jaune ngi ibirometero 5 afite amasegonda 7 ari gusiga kugeza ubu ari gusiga Kreci yamaze gusiga amasegonda 7 nako speed cadence zagenda kuri babiri na gatandatu yagurukiye mu karere ka Karongi kabigiye gusoreza icyo nababwira cyo umukinnyi ubuze kwambara umwenda nidutanga breakaway kurusha abandi ni igomba guhabwa irahabwa Kreci kuko igihe kinini bakimaze imbere ari imbere ngabo rero groupe mayo jaune nayo ikaba iri kumanuka irimo umusore ikipe ya quick step dosari 52 Cisneros Diaz Doreon Jose Said ngabo rero babiri bamanutse umusore wa Lefebvre Patrick Lefebvre akaba ari ikipe ya quick step ibirometero 3 kugira ngo etape y'uyu munsi isozwe ikipe ya quick step rero ni ikipe yashinzwe n'umugabo w'umubirigi witwa Patrick Lefebvre wavutse muri 1955 uyu mugabo afite piloto ku isi aravuga niwe nikuko nakugeranya na Florentino Perez ngaho rero baturikije ipurizo muri groupe
mayo jaune kubera ko igihe cyo gutangira gutekereza ibindi birenze ibyo barimo kirageze turi muri bo bari muri kilometero 5 za nyuma mu gihe cyo rero abandi bo bamaze kwinjira muri kilometero 5 za nyuma harakorwa ikirero kuri peloton ese bahisemo kurekera breakaway kwigaragaza reka turebe rero ngabo rero mama kwerekeza no mu karere ka Rubavu kuri groupe scolaire Rubavu yego kilometero zingahe kilometero 3 za nyuma kugira ngo ariko abawumve ko bari gucesinga ntago aba nabaje gutsinda nibyo Mugisha Moise we ari kumwe na groupe mayo jaune Mubandikeza neza ku cyaga cya Kivu bagiye gukata berekeza no mu mujyi wa Rubavu reka mabwiye ko tugiye kuri abakinnyi babiri bahatanira igare tugiye kubona sprint ikizamuka barahita bakata no ku bitaro bya Rubavu ngibyo rero bagiye gukata rero hano urabona indabo baberetse darapo jaune yaberetse ko ahangaha bazamutse bageza no ku bitaro bya Rubavu bari muri kilometero 1-2 za nyuma ngabo rero akaba turebe ese Declerc araza gushyiraho Declerc arashaka gusubizaho bamaze gukata ngaho bakase bwa nyuma hasigaye cross rimwe cyane hasigaye dernier virage kugira ngo bajye hano ku murongo ngabo abakinnyi babiri rero ni Krichi se arahitamo kumuha etape kuko muhaye mayo jaune reka turebe cyangwa se bose bagiye guhatana ngabo rero Declerc ahitamo gukora sprint Derek bamaze kumuha amuhisamo kumuha etape isigarana mayo jaune cyangwa se Krichi ashaka kubaza ikiri inyuma reka turebe rero Declerc ahitamo gukurura reka jewe ngerageza kuko ndashaka umwanya wa kabiri kuko yamuhaye Krichi yamaze kwa n'ababiri babyuka bamwe ati reka dukurane bamaze gukata rero Krichi aha etape rero Declerc amubwira ati umpaye mayo jaune bakora sprint ya nyuma reka turebe anazi no gukora sprint Krichi niyo bita fair play mu mukino w'amagare Declerc atwara etape Declerc yegura amaboko amuhaye etape amubwira ati umpaye etape umpaye mayo jaune yitwa Mathis Declerc ni umusore wavutse ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2006 uyu ni umubirigi witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda akaba yagukanye etape ya Tour du Rwanda ya 4 yahagurutse mu karere ka Karongi ikaba isorejwe mu karere ka Rubavu kilometero 127 ndetse na metero 200 uyu niwe wagukanye etape ya 4 ya Tour du Rwanda. Thank you Belgium Tour du Rwanda 2026 live kuri televiziyo Rwanda hafi yawe gahunda niye Kashema Mawi umubirigi wa mbere umubirigi wa kabiri umubirigi wa gatatu kayitisaraje reka mbabwire ku kiyaga cya Kivu abirigi baragifashe bagishyira mu biganza byabo nikoga babaye beza cyane kayitisabaye wa gatatu mu gihe cyo rero Krichi abaye ababirigi babiri umudage umwe n'abaturanyi aba bose n'abaturanyi kuko iyo uvuga thank you mu kibirigi uvuga thank you wavuga mu kidage akaba dankeni nawe bitandukanye amasegonda 3 amasegonda 2 amasegonda 7 mayo jaune ikaba yambawe na Mathis Declerc uyu nguyu ni umudage yavutse tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2002 afite indeshyo ya metero 1 santimetero 83 apima ibiro 63 dankeni kambere ku mutima ndatajya mu mwaka wa 2009 umudage yambaye mayo jaune reka turebe sprint ya nyuma abamwe bashakamo n'induza kuwa kane ibyo nabyo n'amafaranga ndabona NSN yakoze byose NSN bishimira ko umungu wabo yambaye mayo jaune ngabo rero twakira abakinnyi barimo abakinnyi ba NSN bakora sprint ya bafata dernier virage akinari ya musore ikipe ya NSN anyukira igare ryamira igare dernier virage ashaka umwanya ushaka rasoma aranyukira igare NSN never say never navuga ngo yagize isiganwa ridasanzwe bazagira irindi riryoshye ku munsi w'ejo byukusenge
Byukusenge Patrick nawe ahingukano reka nkubwiye ko tugifite irindi siganwa ritaraza mayo jaune ni beza kuko bari beza Rubavu irusizi ariko nibyakunda turacyafite bije muri kilometero zingahe bije muri kilometero zanyuma ubu turacyafite isiganwa tukina twakira abagiye basigara hagati umwe babiri umwe batatu ngabo rero twakira umusore w'umudage wo muri Rembe ahanga ni cross rya nyuma riva ku bitaro ugafata ikorosi rya kabiri ugahita ikorosi rya gatatu kati buryo iminota imaze kuba 3 hagati ya mayo jaune ahubwo reka nkubwire kuri ariko niba ari ikintu umunsi nishatse ikintu cyitwa mayo jaune none ayifata mu buryo nta muntu bahangana kayisha umukino w'igare nije collectif gukinana utitaye umuntu aturuka iminota kuko byashobokaga Klechi iriya etapa ayitwara ariko uburyo arekeye Matisse de Klerk ni ibintu bisa neza cyane bazamuka baganiriye amubwira mu rurimi rwabo ati wowe nzamura nishakire mayo jaune ubundi amufate etape ni nako baje kuko ushaka kubyanga erega uswe ariko ageze hano muri metero za nyuma ari imbere avaho hariya ni ukuvuga ngo habaye amasezerano yabereye hehe ibiganiro by'amahoro byabereye Rambo byasinyiwe byasibera kwa Rambo ibiganiro by'amahoro bya Rambo byemeje ko Declerc aza gukora agatwara etape akamuha mayo jaune ikintu abantu babyumve neza Klechi n'ufite ikintu gihenze jya mu mafaranga mu gitabo jya mu mafaranga ubabwira abantu igisobanuro cy'ibyo bintu ariko ubundi ukuntu nkunda amafaranga iminsi ishize navuga ku mafaranga byagenze bite tugira twakira abagiye basigara ndababwira ko ibi ni isiganwa ry'amagare uru ni urukundo umuntu utwaye mayo jaune aba ari uwa mbere kuri classement general yegukana 3,600 by'amadolari ku munsi kuko iyo wambaye mayo jaune uwambaye mayo jaune utwaye mayo jaune ku munsi wa nyuma azatwara 3,600 utwaye etape ni 1,100 ariko Klechi afite 600 yuko yabaye wa kabiri none n'umwanya wa gatatu se 600 nibo bawuje Kratis nawaje twara umwanya wa gatatu bivuze ngo ahisemo guheba ahebye amadolari 500 ahubwo aravuga ngo reka mpinge zasabure 3,600 ariko anasakunye menshi kuko mwambaro w'umuhondo no mu muhanda no reka turebe rero abangaba nabo bakora sprint yegera ku 5 abangaba ne mu mayo jaune iyo twavuze ko yamaze kugenda aba bagomba kurwana iminota mayo jaune harimo iminota 5 ubu ngubu n'amasegonda reka turebe mu gishamo yize afata ari kurikirana muri no groupe mayo jaune abana bo kugira misoni bafite bagomba gukora sprint hagati yabo reka turebe sprint bagiye gukora nibura turaka baskate cross rya nyuma hari umukiri muto kirimo akora sprint hano umusore umukiri muto kipe ya Roto picnic akora sprint ashaka kura ko nibura muri cyo gikundikiza yakiyobora ndetse aranabikora etape ya kane etape iryoshye kuko yari ifite imisozi irimo na kategori ya mbere ngo mayo jaune arahageze arasigwa iminota 5 n'amasegonda 48 byamaze kurangira rwose ubu mwambaro w'umuhondo wambawe na Matisse Klechi hanyuma rero ku rutonde rw'agateganyo rwa etape rusohotse ariko rw'agateganyo kugeza ubu umwanya wa mbere rero ukaba wicayeho umusore ukiri muto y'imyaka 20 ukomoka mu gihugu cy'Ubirigi Matisse de Klerk umwanya wa kabiri ukaba wasojeho Matisse Klechi urebe rwose uburyo bahageze mu bushuti kuko Klechi yahise amureka ajya ku ruhande nta bintu byo kujya muri duel ngo ajye muri sprint aramubwira ati petit frere hagera ubu wa mbere mu wa kabiri utware etape nambara umwambaro w'umuhondo Matisse Klechi rero ubu ni wambaye umwambaro w'umuhondo kuri etape ya kane ariko bikaba inyungu cyane kuri NSN uribuka ko NSN yari inshuro ya gatatu se bambaye abantu bareba neza umwe yagiye muri sprint undi arayihorera icyo yakoze igikorwa cyo kumucomeka cyo kumubwira ngo amasezerano y'amahoro ya Rambo agomba kugerera Rubavu ese de Klerk yari afite impungenge ko oya ni ukuvuga ngo amasezerano icyo yaragamije ni ikirere icyo yaragamije kuvuga ngo mu by'ukuri nidusigana
ngewe wowe nkakurura wowe wicaye ndaza kunanirwa nitunanirwa inyuma ba Curtis ndetse na Peloto baraza reka nkubwire rero reka dukorane uragiye ndimo ndakubaza ubonye ko de Klerk bageze aha bakase muri izi metero za nyuma abaye nk'ushaka gukora sprint muri Bibiliya aravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe kwizera ko byakunze ni igihe cyo bayibuka tera cross ariko Martis yari afite imbaraga nyinshi byanashobokaga nuze Chrétien yagutsinda ngabo rero twakira aba bari monde Moza Eric ndetse n'uwiduhaye Mike na Rumuriza Aime basese grano mu karere ka amonye umusore Shadrack ni Tour du Rwanda ya mbere umusore rwamagana ari gukina group ije race sprint Reba afata sprint Shadrack ishakira Shadrack akora sprint aterekamo corazo Oya n'umusore ukiri muto Shadrack nawe ufite ugeze hano Tour du Rwanda ya mbere Iminota 8 iyi etape ko yatwitse abantu ariko itimani ntaraza reka yaharwaje hano nabonye yego ubu nabaye moshakira mu nzira yuko ari umuntu wasigaye izo rero ni inkengero z'ikivu ikiyaga cya Kivu aha rero ni hamwe mu hakorerwa ubukerarugendo bwo koga buretse ubukerarugendo bwo koga buba bwo koga mu Kivu kayake ni ku bwato ubwo iyo barimo baroga rero baba bakora iki nk'abantu baturuka hanze y'aka karere bakaza ku Kivu bakora icyo bari koga cyangwa ni kimwe mu bigize ubukerarugendo bwo mu karere ka Rubavu ngiyo rero akarere ka Rubavu dushimire cyane Abraham niwe muntu wagiye adufatira amashusho yose ya drone hanyuma kandi yafatikanya na Gabriel bose nibo baduha amashusho ya drone Izabayo nawe yaduhaye amashusho yo mu bice bitandukanye mu by'ukuri team ngari yose idufasha kugira ngo tubone amashusho n'abantu credits zikomeye cyane Gabriel kuri finish Abraham mu muhanda ngiyi ni ya Gabriel mu muhanda Abraham ubwiza bayo turamushyira he Gabriel azayizamura igende neza bacitse intege oya amasaha ni menshi wabonye sebeya sebeya nuko yinjiramo ariko ikibuga gihita kivuga ati ndeka nkunigira aho ngaho erega ni duke ni aho bakundi bakubwira ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja urumva kera umwana w'intama yarayobyaga mu kirura cyavuga ati wayatugezeho umwana w'ikirura umwana w'intama hari ukuntu yagize gutya arayoba ahura n'ikirura tumubwira ati ntabwo ari njye ariko turagira ati wayatugezeho ngo cyaramubwiye umva ariko ikintu wahise ufata nari ngishakisha n'imbaga rega ubwonko bukeneye kujyamo ibintu byinshi ngo rero watwaye Jagen uyu ni uwa kabiri kuko Jagen ejo yambaye mayo jaune uyu ni wari wabaye wa kabiri ku munsi w'ejo abantu bahiye iyi niyo Tour du Rwanda tujya tuvuga iyi niyo Tour du Rwanda ibihanzwe amaso Tour du Rwanda y'imisozi hahandi mu namwe z'i Rubavu uyu munsi akabyo ni umusore ukiri muto cyane uruhinja twahitana ibyo rero mu gihe twakira rero uyu muhungu watwaye etape ndashaka kugira ngo afite imyaka 20 gusa ndashaka kugira ngo Christian aze kumbariza niba koko ibiganiro by'amahoro byabereye muri Rambo ari nako wenda bishoboka aza kuba areba amashusho kugira ngo turebe ibiganiro by'amahoro bye ese koko ahisemo yuko amuha etape akamuha mayo jaune Christian umwanya ni wawe on such a beautiful win that you had today. How does it feel being the first one to pass through the finish line? It's really an incredible feeling. It's always really hard to win the race. Everybody trains really hard. We had only a few chances a year. Definitely for me, I don't have really a good sprint. So I really have to take it from an uphill finish or a breakaway. So I'm really happy I could make it in the break today and finish it off. What are some of the strategies that you have used throughout? Because this wasn't an easy race, as you just said. There was mountains, climbing, all that. What strategy did you use like along the way? Sorry? Some of the strategies that you used to win this stage today. Yeah, it was just not pulling too hard in the breakaway, keep it easy, saving as much energy as possible to in the end to attack. So normally I always try to ride
quite hard in the breakaway. But my sports director today kept saying, just keep it easy, don't pull too hard. It's a long stage race, so yeah, I'm really happy it worked all out in the end. Definitely. There was some few minutes before the finish line. You are with your colleague. How did you choose for one to get the yellow jersey and then for you to go ahead? Yeah, on the steep climb, we spoke to each other and we came to an understanding that he could take a good result in the GC, so we kept riding together. So I'm really happy in the end I could take the win. And the guy also has his yellow jersey, so it's good for the both of us. Yes, it is good for both of you guys, but can you tell me how do you get ready for racing in Rwanda, looking at the beautiful views of Lake Kivu, climbing all those mountains? How do you get ready for start races? I actually didn't get ready at all. I was the first reserve rider. I was just 2 days on training camp in Spain when the team called. I said I had to replace a sick teammate. So normally I would only start racing in 10 days. So I had a lot of doubts if I was ready to race, but in the end I'm really happy I could win here because my preparation wasn't ideal. Rwanda is quite high in altitude, a lot of times above 2,000 meters, and it's the first time I do it here. So yeah, I'm really happy I could win today. Yes, can you tell me what does it mean to you for you to be winning this stage of today for you and your team, and how are you getting ready for the next stages? Yeah, each time QuickTimes has raced here, they won at least one stage. So I'm really happy I can help them to keep that happening this year also. Congratulations and more win to the next stages. Thank you. ngo rero nk'uko twabwiraga mu kanya rigoga ibiganiro by'amahoro byarambuye byo byumvise ko byatanze umusaruro mu kanya Christian agiye kuganira na mayo jaune. Reka tuze ko mu mwanya wubwe mayo jaune yisesengure sprint anatubwire umusaruro w'ibiganiro baraye bagiranye kubera ko sprint yabo turayifite. Christian uze ko mu mwanya arebe sprint atubwire ko sprint yabo yagenze. Christian umwanya ni wawe. Yes, congratulations on taking home the yellow jersey today. How does it feel passing through that finish line and holding the yellow jersey of today? I mean, I'm pretty happy. Yesterday was quite unlucky for us because we had a yellow jersey and we lost it. But today we thought it's a new opportunity, and at the end it paid off. Now I have the yellow jersey with a good lead. So I'm quite looking forward for the next 2 days or the next upcoming days. You had conversations the last minutes that you were going upstairs with your colleagues last few minutes before the finish line. What were you talking about? And tell me, how did you choose for you to take the yellow jersey of today? I mean, I told him, please work with me because I need to win the yellow jersey. I don't care about the stage win, but I need the time to have a comfortable gap to the other riders. So at the end we worked good together, and yeah, he really defended also the deserves also the stage win. So You got yourself here in the screens. How does it feel seeing your look, just passing through? You're looking at yourself here in the screens. Yeah. Tell me your feelings of being able to finish that line. I mean, I'm pretty happy. It's already my 3rd year here, so I had already a lot of experience, and also the last years I was also looking for a good result, but at the end it didn't pay off. But now it's looking good, so I'm pretty happy, and I hope I can stay in the yellow jersey to the last stage or to the end. How are you doing that for you to stay with the yellow jersey for the next coming stages? How are you getting ready with your team? I mean, I'm pretty sure we are the strongest team. I have pretty strong teammates behind me who are doing everything for me. So I'm pretty confident that we can stay in yellow till the end. Congratulations and more wins. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Yes, ubu tumaze gukoresha interview ko tuvugana Titi na Rigoga. Ikibazo cyabajijwe cyane ibyo bavuganaga kugira ngo bahitemo utwara yellow jersey. Yaravuze ati ngewe mu by'ukuri I didn't care about the stage. Icyari kimpangayikishije cyane
take home the yellow jersey. Rero nibyo twumvikanye biba uko byagenze, ariko for me the most important yellow jersey of this stage. And then ikindi yagarutseho the stage winner of today after that, for me it was so important to take my time muri iriya misozi kuko yabikunze cyane, nigeze agira amahirwe yo kwitoreza this time here, yagize kwitoza iminsi 2 gusa muri Spain akataza ahangaha, so kuba ataje no stage ni ibintu bimushimishe cyane. Back to you guys. urakoze cyane ndetse